ku giti upfa rubi ku bwacu tuzahora tugushima. Yesu we warakoze umanikwa ku giti upfa rubi ku bwacu tuzahora tugushima. Ijuru habaye inama yo gucungura umuntu, habuze n'umwe, ariko Yesu we aritanga. Ijuru habaye inama yo gucungura umuntu, habuze n'umwe, ariko Yesu we aritanga. Mbese nari gutanga iki ngo kibicunge ibitambo byose byatanzwe ntacyo byamaze, ariko Yesu we aritanga. Mbese nari gutanga iki ngo kibicunge ibitambo byose byatanzwe ntacyo byamaze, ariko Yesu we aritanga. Natwe tuzagukorera, natwe tuzabana nawe, werekanye urukundo rwawe, ntacyo twarunganya. natwe tuzagukorera, natwe tuzabana nawe, werekanye urukundo rwawe, ntacyo twarunganya. ntituzakuvaho, ntituzagutera
yacu, Mana yacu, Yesu turagushimiye wowe witanze ku musaraba gapfira ibyaha byacu, twari kubona ibitambo dutamba, ariko watubereye igitambo kizima n'uhimbazwe. Tunezerewe uyu mwanya mwiza rero kubwa gahunda zose zamaze gutambuka, baririmbye twumvishe byinshi mwami. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza tugiye kumva ijambo ryawe, ntabwo turisengeye kuko ryo ririhagije, ni ijambo rikomeye, ni ijambo risobanutse, ryabayeho tutarabaho, riraturuta, ahubwo turingize cyane kubw'umugaragu wawe wemeye ko unyuzamo ibyawe. Niwe dusabiye imbaraga n'amavuta, niwe dusabiye Mwuka Wera kugira ngo amuyobore. Ntabwo yabasha kumenya iki iyi mitima yicaye hano imbere icyo yabasha kuba ikennye, ariko Mwuka Wera Muziranenge ari kumwe nawe aramuyobora muri byose. Ijambo rero ryawe reka ritubere inkomezi.